abantu benshi babanza imirimo imbere, bagakora imirimo myinshi batizera Yesu. Ariko ijambo ryaravuze muri Yohana igice cya mbere, riravuga ngo ibimwuzuye nibyo yaduhaye, ngo ni ubuntu n'ukuri. Avuga ngo kandi ni ubuntu bukurikira ubundi. Uyu mugabo witwa Yesu ni umunyakuri, ntabwo abeshya. Njyewe ndi umugabo wo kubihamya. Muvandi, ntaramenya Yesu, ntaramwizera, nakoraga imirimo myinshi ariko abadayimoni bakantera. Uzi ko najyaga njya kuryama ibintu bikaza bikaniga. Ndi kuguhumuriza ngo izere Yesu, nta wundi wamaraho imirimo mibi ya Satani, ngo nicyo cyamuzanye, ngo ni ukugira ngo amareho imirimo yose mibi ya Satani. Ibintu byarazaga bikaniga, hahandi kuvuga ngo mu izina rya Yesu binanira, hagira ngo ndanarangiye. Kandi nagiraga ku buriri nkatwarwa n'agatotsi gatoya kakanjyana. Ndashaka kukumara ubwoba, ndashaka kugutinyura, ndashaka kukubwira ngo muri Yesu ibimwuzuye nibyo yaduhaye, ngo kandi ni ubuntu bukurikira ubundi. Ni ukuvuga ngo ni ubuntu budashira. Uyu munsi akubabarira ibyaha, ejo akagenda kwinjiza mu bundi bwiza, ejo akagushyiraho uburinzi, ejo akagushyiraho noneho kuryoherwa nawe, ejo akagushyiraho igitinyiro, ejo akagushyiraho gusengera abandi. Ni ibimwuzuye, ni ubuntu bukurikira ubundi. Ni ukuvuga ngo ni ubuntu budashira. Uyu munsi iyo wamubonye, ejo urongera ukamubona bushyashya. Aracyuzuye, n'uyu munsi aracyuzuye, kandi yuzuye kudutsindishiriza. Twebwe ntabwo turiho, ariko Kristo niwe uriho muri twe. Wowe ntabwo uriho, ibi bihe ntiwabishobora, ariko niwizera Kristo ukikinga inyuma ye, ukavuga ngo reka mbeho ku bwawe, azagutsindishiriza, uzagera mu ijuru amahoro. Ibyo bintu byaranigaga muvandi, byaranigaga. Reka nkubwire, urufuzi rukaza rimwe na rimwe bikampubura no ku gitanda. Kandi ibyo bintu wumve, ndi umukobwa ntibyigeze, oya byamfashe rimwe ndi hafi gukora ubukwe, ariko maze kuba umudamu, yewe we byaranize ku rwego nabonaga bizanankura mu rugo. Ntabwo ubu buhamya nabwinjiramo, ariko ndashaka kuvuga ukuntu Yesu yatsinze akanadutsindishirije. Yaratsinze aranadutsindishirije. Ntabwo yatsinze ku bwe, ahubwo yatsinze ku bwacu, kugira ngo abatsindwaga dutsinde, kugira ngo abari imbohe tubohoke, kugira ngo abari bafite imvune zo mu mutima, abari bafite ibintu byabasenzegeje ari ibisenzegere, abo nabo baririmbe ngo ni uwera, izina rye ni intwari mu ntambara. Nje kukubwira ngo ni intwari mu ntambara. Ibi bintu byaranize wa muvandimwe we, bikajya biniga bikamfata neza. Ngera ubwo ndiyakira, numva bizaniga umunsi umwe birangire. Ndabyibuka hari abantu baje no kunsengera, turabahamagara, twabavanye ahantu kure, baraza barasenga, basenze nabo birabafata. Twabaga ahantu, ese ko numva ngiye kwinjira mu buhamya, uzi ko nabaye ahantu mu nzu yagendaga, twakodesheje ahantu inzu igenda, inzu twabamo tukumva ni nka volcano cyangwa se kwasiteri runaka. Reka ne kuvuga imodoka z'abandi, mvuga imodoka runaka irimo abagenzi cyangwa se isanzwe. Nkumva ni nk'imodoka, tukumva ni nk'imodoka ihagurutse iragiye. Ubwo ni ukuzunga iserero ugafata, ukazumva kumva ngo yikubisa ahantu. Ngiye nabonye Imana, nabonye Yesu utsinda, agatsinda abadayimoni, agatsinda karande, agatsinda imbaraga bakoherezaho, agatsinda ibitega, agatsinda amahembe, agatsinda amarozi. Ndi umugabo wo kubihamya. Niyo numva nuzanagira n'intege nke, uzabwira abandi ngo mukomeze muri Yesu birashoboka. Nunatsindwa ukumva urananiwe, uzabwira abandi ngo mukomeze, mwizere Yesu, muri we birashoboka. Niwe wakumaraho icyaha. Burya umurimo wa Satani, gukira ubusambanyi, ubujura, ubugome, utahuye na Yesu ngo agukureho uyu murimo, ntiwawushobora. Ariko wowe twunyumvise, urambura ibiganza ubwire ngo Yesu we, wanshoboza kunesha ibi bintu. Nge sinabinesha, ariko wowe wanesheje. Wanesheje ukuzimu, kanesha Satani, waneshereza ibi bintu bikanshiraho, uyu murimo wose wa Satani ukanshiraho. Ubundi ibintu Yesu yerekaniwe ni ibintu bibiri. Yerekaniwe kugira ngo agaragaze ishusho y'Imana, ubwiza bwayo no gukagayangana kwayo muri we. Yerekana Imana mu bantu. Icya kabiri, yerekaniwe kugira ngo amareho imirimo yose ya Satani, mbese adutsindira ibyaha n'inkomoko zabyo naho twakomokaga. Ariko ikintu adakura ni ingaruka zabyo. Ariko iyo ukomeje gusenga, nabyo bigufashamo.
ni ingaruka z'ibyaha iyo ukomeje gusenga, ariko zo ntazikura. Ndashaka kuvugana n'abantu bashayishije cyane, azagukuraho ibyo byaha, ariko ingaruka uzagenda usenga nabyo azagushoboza. Hanyuma rero ab'iki gihe dukeneye ijambo ry'Imana kandi dufite amahirwe yo kubasha kuryumva mu gihe bikimeze neza nk'uku, igihe rikibasha gutambuka ndetse rikanyuzwa no ku miyoboro itandukanye nk'uyu nguyu wa Ahoraho TV. Tuguhe ikaze, tukubwire duti warakoze gukanda subscribe no gusangiza ibiganiro byacu abandi, Imana ibiguhere umugisha, kandi n'abatarabikora mu bikore. Gatonga turi kumwe na nyina w'Inyange Clementine. Murakomeye nyina w'Inyange? muraho neza. Amakuru y'iminsi? Amakuru ni meza. Reka tukubwire yuko ibyigisho byawe bimaze iminsi bidufasha, ndetse nizera ko na commentaire ujya uzisoma. Ndazisoma, ndabashimiye kandi Ni ukuri dufite amatsiko y'ibyo dutegura uno munsi, batuguhereza ikaze, ubanza utangire udusengera. Ni karibu. Mana, turagushimye, uri mwiza, urahebuje, izina ryawe witwa ya, ntuhemuka, uri intwari, umutabazi. Unyemerere cyane tugutura abantu bakurikiye icano, abamerewe neza ubarengere, abababaye ubarengere, imbabazi zawe zijye zikuboneka kuri twese, kandi urukundo rwawe rujye rukomereza rutugote. Urakoze, ubane natwe muri iki kiganiro, dushoboze kuvuga ibyagirira umumaro abantu, ni mu izina rya Yesu, amen. 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 Fatiraho nuko umunyarwanda yavuze. Amena. Amen. Mfite ijambo hano rero, numva nabwira abantu ngo iri jambo bazarifate, barimenye ko iyo ushatse kuvuga Yesu, ni ijambo risobanura Yesu uwo ari we neza. Banza usomereye mu rwandiko rwa 2 rw'Abikorinto ibice 5, soma umurongo wa 21 wonyine, wenda ibindi ndagenda bivuga mu yandi magambo. Rwandiko rwa 2 rw'Abikorinto ibice 5 umurongo wa 21 haranditse ngo kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu. Ku bwacu. Urumva aho hantu? Ongera uhasome. Kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu. Yego. Kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Amen. Alleluia. Amen. Nje kuvuga Yesu gusa. Amfashe muvugaho akantu gato kuko Yesu ni munini, ni mugari. Alleluia. Amen. Yesu, iri jambo iyo ndisomye numva rindenze, nkumva nabwira abantu ngo iri jambo urimenya ukaryumva neza, washira ubwoba bwo kuvuga ngo sinzajya mu ijuru, kuko byagutera kumwizera. Kabone nubwo waba uri umunyantege nke gute, byagutera kuvuga ngo nizeye Yesu nzagerayo amahoro, nizeye Yesu nzasindishirizwa, nizeye Yesu nzashobora ibyo ntashoboraga. Niko iri jambo rivuze. Rivuze ngo kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha. Nta wundi yavugaga, ni Yesu. Yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, ku bwawe wowe. Yamuhinduye kuba icyaha kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Urumva iri jambo? Mu by'ukuri hari Imana nk'umucamanza, ariko hari Yesu nk'umutambyi. Ugeze mu rukiko rero wowe w'umunyabyaha cyangwa gi, tugezeyo ndi kubaho urugero, urubanza ruraje, baravuze ngo wakoze ibi bintu kandi kuko biranaguhama, ariko haje undi muntu w'umunyamategeko araje yemeza ko yishyuye, yemeza ko yamennye amaraso, yemeza ko igihano kiduhesha amahoro, igihano ginagombaga guhamwa. Azana irangiza rubanza avuga ngo yaratsinze, kuko nubwo byamuhamaga ibi byaha, ariko jyewe dore nige nabyakiriye, nige nabyishyizeho. Nubwo ari uyu Clementine ari nyina w'Inyange w'umunyabyaha, ariko ageze muri gi yahinduwe umukiranutsi. Ntago ari kubw'imirimo, ntago ari kubwo nkora ibintu bihambaye cyane, ahubwo yinjiye muri Kristo. Uyu utarigeze kumenya icyaha yinjiwemo n'umunyabyaha nkanjye cyangwa nkawe, ahindutse gukiranuka kw'Imana. Wabaye umunyabyaha, twe duhinduka gukiranuka kw'Imana. Mu rukiko duhawe irangiza rubanza. Wabyumvise? Wari ugeze mu rukiko rw'imbere y'Imana, wari ukwiye kwicwa, wari ukwiye guhanwa, wari ukwiye gucibwaho iteka.
ariko noneho uyu muntu utarigeze kumenya icyaha araje arakwambaye, urukiko uhagazemo ntihabonetse wowe, ntihabonetse jyewe, ahubwo habonetse Yesu. Hanyuma agiye mu cyimbo cyanjye, njye mpawe irangiza rubanza ivuga ngo uratsinze, ubaye umukiranutsi, uratsindishirijwe. Kubwe niko ijambo rivuze, yemeye kuba icyaha ku bwacu. Ndakwinginga, izere Yesu. Abantu benshi babanza imirimo imbere, bagakora imirimo myinshi batizera Yesu. Ariko ijambo ryaravuze muri Yohana igice cya mbere, riravuga ngo ibimwuzuye nibyo yaduhaye, ngo ni ubuntu n'ukuri. Avuga ngo kandi ni ubuntu bukurikira ubundi. Uyu mugabo witwa Yesu ni umunyakuri, ntabwo abeshya. Njyewe ndi umugabo wo kubihamya. Muvandi, ntaramenya Yesu, ntaramwizera, nakoraga imirimo myinshi ariko abadayimoni bakantera. Uzi ko najyaga njya kuryama ibintu bikaza bikaniga. Ndi kuguhumuriza ngo izere Yesu, nta wundi wamaraho imirimo mibi ya Satani, ngo nicyo cyamuzanye, ngo ni ukugira ngo amareho imirimo yose mibi ya Satani. Ibintu byarazaga bikaniga, hahandi kuvuga ngo mu izina rya Yesu binanira, hagira ngo ndanarangiye. Kandi nagiraga ku buriri nkatwarwa n'agatotsi gatoya kakanjyana. Ndashaka kukumara ubwoba, ndashaka kugutinyura, ndashaka kukubwira ngo muri Yesu ibimwuzuye nibyo yaduhaye, ngo kandi ni ubuntu bukurikira ubundi. Ni ukuvuga ngo ni ubuntu budashira. Uyu munsi akubabarira ibyaha, ejo akagenda kwinjiza mu bundi bwiza, ejo akagushyiraho uburinzi, ejo akagushyiraho noneho kuryoherwa nawe, ejo akagushyiraho igitinyiro, ejo akagushyiraho gusengera abandi. Ni ibimwuzuye, ni ubuntu bukurikira ubundi. Ni ukuvuga ngo ni ubuntu budashira. Uyu munsi iyo wamubonye, ejo urongera ukamubona bushyashya. Aracyuzuye, n'uyu munsi aracyuzuye, kandi yuzuye kudutsindishiriza. Twebwe ntabwo turiho, ariko Kristo niwe uriho muri twe. Wowe ntabwo uriho, ibi bihe ntiwabishobora, ariko niwizera Kristo ukikinga inyuma ye, ukavuga ngo reka mbeho ku bwawe, azagutsindishiriza, uzagera mu ijuru amahoro. Ibyo bintu byaranigaga muvandi, byaranigaga. Reka nkubwire, urufuzi rukaza rimwe na rimwe bikampubura no ku gitanda. Kandi ibyo bintu wumve, ndi umukobwa ntibyigeze, oya byamfashe rimwe ndi hafi ukora ubukwe, ariko maze kuba umudamu, yewe we byaranize ku rwego nabonaga bizanankura mu rugo. Ntabwo ubu buhamya nabwinjiramo, ariko ndashaka kuvuga ukuntu Yesu yatsinze akanadutsindishirije. Yaratsinze aranadutsindishirije. Ntabwo yatsinze kubwe, ahubwo yatsinze ku bwacu, kugira ngo abatsindwaga dutsinde, kugira ngo abari imbohe tubohoke, kugira ngo abari bafite imvune zo mu mutima, abari bafite ibintu byabasenzegeje ari ibisenzegere, abo nabo baririmbe ngo ni uwera, izina rye ni intwari mu ntambara. Ndi kukubwira ngo ni intwari mu ntambara. Ibi bintu byaranize wa muvandimwe we, bikajya biniga bikamfata neza, ngera ubwo ndiyakira, numva bizaniga umunsi umwe birangire. Ndabyibuka hari abantu baje no kunsengera, turabahamagara, twabavanye ahantu kure, baraza barasenga, basenze nabo birabafata. Twabaga ahantu, ese ko numva ngiye kwinjira mu buhamya, uzi ko nabaye ahantu mu nzu yagendaga, twakodesheje ahantu inzu igenda, inzu twabamo tukumva ni nka volcano cyangwa se kwasiteri runaka. Reka ne kuvuga imodoka z'abandi, mvuga imodoka runaka irimo abagenzi cyangwa se isanzwe. Nkumva ni nk'imodoka, tukumva ni nk'imodoka ihagurutse iragiye. Ubwo ni ukuzunga isereri ugafata, ukazumva kumva ngo yikubise ahantu. Njye nabonye Imana, nabonye Yesu utsinda, agatsinda abadayimoni, agatsinda karande, agatsinda imbaraga bakoherezaho, agatsinda ibitega, agatsinda amahembe, agatsinda amarozi. Ndi umugabo wo kubihamya. Niyo numva nuzanagira n'intege nke, uzabwira abandi ngo mukomeze muri Yesu birashoboka. Nunatsindwa ukumva urananiwe, uzabwira abandi ngo mukomeze, mwizere Yesu, muri we birashoboka. Niwe wakumaraho icyaha. Burya umurimo wa Satani, gukira ubusambanyi, ubujura, ubugome, utahuye na Yesu ngo agukureho uyu murimo, ntiwawushobora. Ariko wowe unyumvise, urambura ibiganza ubwire ngo Yesu we, wanshoboza kunesha ibi bintu. Njye sinabinesha, ariko wowe wanesheje.
wanesheje ukuzimu, kanesha satani, waneshereza ibi bintu bikanshiraho, uyu murimo wose wa satani ukanshiraho. Ubundi ibintu Yesu yerekaniwe ni ibintu bibiri. Yerekaniwe kugira ngo agaragaze ishusho y'Imana, ubwiza bwayo no gukagayangana kwayo muri we. Yerekana Imana mu bantu. Icya kabiri, yerekaniwe kugira ngo amareho imirimo yose ya satani, mbese adutsindira ibyaha n'inkomoko zabyo naho twakomokaga. Ariko ikintu adakura ni ingaruka zabyo. Ariko iyo ukomeje gusenga nabyo bigufashamo. Ni ingaruka z'ibyaha iyo ukomeje gusenga, ariko zo ntazikuraho. Ndashaka kuvugana n'abantu bashayishije cyane, azagukuraho ibyo byaha, ariko ingaruka uzagenda usenga nabyo azagushoboza. Hanyuma rero yaransindishirize, niyo mpamvu ndi imbere yanyu mbabwira ngo mwongere mu mwizere. Nta kindi yerekaniwe nuko utigeze kumenya icyaha yahindutse icyaha ku bwacu. Ibyo bintu iyo nzi ikagenda, abantu baje kudusengera barabizi. Batangiye gusenga bikubita hasi batazi ko iyo nzu igenda. Bikubise hasi, ikintu bavuze baravuze ngo Imana iravuze ngo iyi nzu muzayivamo ari uko Imana ibatumyeho, nimuyivamo gutya muzahita mupfa mwese. Reka mbabwire, wabigenza ute? Imana ivuze inyo ikuze mu bakozi bayikanyuramo ikakubwira ngo aha hantu ntiwemerewe kuhimuka kandi unakodesha, ngo uzahava ari uko ikubwiye, kandi inzu ihaguruka ukumva iragiye nk'imodoka, ugafata intebe cyangwa igitanda bitewe n'aho uri. Wabigenza ute? Umva nkubwire, ibintu byose nibikomeye, izera Imana, wongere usenge, womatane nayo. Nugera mu bintu bikaze, womatana nayo, ujye uyifata uvuga uti ndagupfumbase Yesu. Nagize igihe nkajya mfata Bibiliya nkavuga numva ndagupfumbase nkavuga uyu ni Yesu, nkumva niwe mfashe. Ariko haleluya, yaratsinze, yaranesheje, niwe uturwanira intambara, yaratsinze, yarwanyije ikuzimu arahatsinda. Ndagushima Yesu. Aho hantu twarahabaye, tuza gusanga ni ibintu bikomeye. Burya hari abantu baba bafite inzu zabo barazitanze, barazimurikiye ibintu, wowe ukajya mutazi n'ibyo ari byo. Aho twari twabaye tutazi ibyo ari byo, maze ibyo bintu biraniga. Yewe we, biraniga, bigera nubwo byataka n'abandi twabanaga, bikajya bituniga neza. Umuntu akazanzamuka yahubutse ku gitanda yaguye hasi, undi yaguye hirya aho. Niga kuzajya mbanza gasenga, mpamagara Yesu, ndamubwira nti Yesu, ko bavuze ko utigeze kumenya icyaha ari wowe wahindutse icyaha ku bwacu, wambabariye ukishyiraho ibyaha byanjye niba ndi na mubi, ariko ukaza ukabana nanjye ukampa agahenge no guhumeka. Nkabisenga nkamuhamagara nkumva aranyuzuye. Uhamagara Imana izaza, iyo uyihamagaye iraza. Uyihamagare wumve ikuzuye. Niba uri mu bintu bikomeye, jya uyihamagara wumve ikuzuye, mbese uyishyire mu myumvire, uyishyire mu maraso, uyishyire mu misokororo, uyumve nk'uko ubwira umuntu mwicaranye kandi ukumva arakumvise. Ibyo bintu byaje kugenda birijyana. Imana ni nziza. Narinje kuguhumuriza ngo nkubwire ngo uko uzatumbira Yesu, uko uzagenda umwegera, uzasa nawe, kandi uzashira ubwoba bwo kurimbuka, uzashira ubwoba bw'iby'ubugingo, uzasigara uvuga ngo uko byagenda kose mu ijuru nzajyayo, kuko Yesu yaransindishirije, Yesu yaraneshereje. Abantu benshi bakora imirimo myinshi ariko batizera Imana, bagakora imirimo batizera Yesu. Iyo mirimo rero ntaho yandikwa. Banza gukiranukira Imana, uyizera, wisanisha nayo, hanyuma ukora imirimo, kuko nta wundi wari kubasha gutuma Imana ikwemera, nta wundi wari kubasha gutuma Imana inyemera, nta n'ikindi kintu wari gukora. Inuma zari zananiwe, ibitambo ntacyo bikimaze, ariko Yesu ngabona umuntu ntaho agihuriye n'Imana, ngo araza aremera, ajya ku musaraba, arakubitwa, baramukubita, bamwambika ubusa, amena amaraso angana kuriya, amera nk'intama bagiye gukemura, ntiyisigariza n'akantu na kamwe kugira ngo agushyikire, kandi ni wowe yashakaga. Umaze ubwoba rero, uyu munsi ongera winjire muri Yesu mo imbere, ube muri iyi si ariko utuye muri Yesu. Ndagushimiye kuko ukurikiye ibi bintu, kandi iri jambo wongera uryumve neza. Uvuga ngo umuntu utarigeze kumenya icyaha yemeye kuba icyaha ku bwanyu. Niyo warakoze ibyaha biremereye gute, hari umuntu uvuga ngo Imana ntiyambabarira, Imana ntiyanyemera. Oya, ni wowe ndi kubwira. Yakwemera ndetse cyane, ndetse n'ubiteze amaboko ngo ngwino nawe nkubabarire, kandi nguha amahoro, kandi nguhe ihumure,
kandi nkurinde kandi nguheke, kuko abo yamenye kera yarabahamagaye, abo yahamagaye yabahaye ubwiza, abo yabwiye yabatsindishirije, nawe azagutsindishiriza. Kandi nubaha ugeze ubu wari urindiriye umugambi w'Imana ngo umenye ko Yesu yemeye kwitwa icyaha kugira ngo ibyo byaha bigushireho. Ndagushimiye unyumvise, reka dusengane Imana. Niba unyumvise wajyaga wumva Yesu atakwakira, ntuzane inkuru ikubwira ngo yakwakira kandi aragukunda. Niba wari warasubiye inyuma, aragukunda. Ni wowe yemeye kwambara ibyaha byawe. Haleluya. Yambaye ibyaha byawe, hanyuma mu rukiko wowe utahana utsindishirizwe mu mategeko, we yemera kwambara icyaha, yitwa icyaha, wowe umukiranutsi, hanyuma ugira uhinduka gukiranuka kw'Imana. Reka tubeho mu buzima bwo gukiranuka kw'Imana. Imana iduhane umugisha. Mwami Imana, turagushimye, tuvuze ijambo rikomeye. Ntabwo ukuraho gusa iby'imiryango ya karande, ntabwo ukuraho gusa ibibazo n'ibindi byose, ahubwo ukuraho n'ibyaha ukabimara mu bantu, hanyuma ukabatsindishiriza, bakajya bagenda baririmba ngo twaratsindishirijwe nkanjye ubwanjye ndinde, hanyuma bagasigara bavuga ahantu banyuze, bakajya bavuga uburyo wahabanyujije. Turagushimye ko ari wowe ukora ibisa gutyo, ni wowe ukora ibimeze gutyo, ni wowe ukora ibintu bimeze uko, ni wowe ufata umuntu wari umunyabyaha ukamuhindura umukiranutsi kubwo gutsindishirizwa nawe, kubw'amaraso wamennye ku musaraba i Golgota, kubwo kwemera ukiyambura kamero k'ubumana ukambara ubumuntu. Imana ishimwe, ni wowe wenyine ngo wahagaze imbere y'Imana ngo irebye ibintu, igihano wemeye kwakira kubw'umuntu, ngo Imana nayo ubwayo ngo igira imbabazi ku buryo niyo dukiraniwe turi inaha ngo itega amaboko ngo ikavuga ngo nuriya mubona apfiriye arimo, hanyuma ngo umujinya wawe ukongera ugatwikirwa. Turagushimye ko wemeye gutanga Yesu ku bwacu. Ugiriye neza umuntu wese, ugiriye neza umuntu wese wumvaga yiciraho iteka. Ni ukuri ndamusengeye, mwegereje Imana, mwegereje Yesu, kandi ugire neza umuntu wese ufite imigozi imuboshye, ibitero bimutera bikamuniga nijoro, ibyumva byamuteza gusara no kwiyahura, ibitero bingana bite uko byaba bimeze kose, ibishaka kumwica, mu izina rya Yesu dutegekesheje imbaraga z'amaraso ya Yesu, zimwe zagiye ku musaraba i Golgota, za mbaraga zamanutse ikuzimu zikaboha Satani, nizo twohereje ngo zirwane iyi ntambara kandi zineshe, abantu bawe babohorwe kandi batsindishirijwe, bajye bavuga ngo ijuru tuzarijyamo turi abana b'Imana. Urakoze kubanye natwe mu izina rya Yesu. Amen.